Urupfu rw'umwana w'imyaka itatu rukomeje kugenda ruvugisha abantu benshi cyane. Umwana waguye ku kigo cy'amashuri ariko urupfu rwe rukaba rwabaye amayobera ku buryo bukomeye cyane. Ni umwana wigaga mu kigo cy'amashuri cya Green Hills Academy. Iyi niyo nkuru tugiye kugenda tugarukaho, gusa ndaza kwisegura kubera ko nagize akabazo ko kurwara amagripe, ariko ndatekereza ko biraza kugenda neza, tukaza kubasha kumvikana n'ubwo ijwi ritari buze gusohoka neza. Ndifuza ko mwaza kubyihanganira. Nyine mu isi niko bimeze, hari igihe ubuzima none buba bumeze neza, ejo ntibigende neza, ariko byose Imana niyo mugenga wa byose kandi niyo izi impamvu yabyo, ariko ntabwo bikomeye cyane. Ndizera ko ndaza kumera neza, hanyuma namwe mudukurikiranye ndizera ko mumeze neza cyane, ariko kandi nanone ntabwo turi bwirengagize abadukurikiranye batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye. Abagize ibyago, ababuze ababo, reka tubabwire ngo mukomere kandi mugire kwihangana. Ushobora kuba urwaye cyangwa se urwaje cyangwa se wapfushije, reka nkubwire ngo komera wihangane, mu isi niko bigenda, ariko Imana iri hejuru ya byose. Hanyuma rero reka ngusabe ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru n'ibiganiro bijye bikomeza bikugerereho igihe nta kibazo n'iki na kimwe. Uyu mwana witwa Faiza yigaga mu kigo cy'amashuri cya Green Hills Academy hariya mu gihugu cya Kenya. Ni umwana ruri mu kigero cy'imyaka igera kuri 3. Urupfu rwe rukaba rwateje urujijo ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma y'amakuru yari yabanje gutangazwa ku rupfu rw'uyu mwana, ariko nyuma hakaza kumvikana andi makuru atandukanye n'ari yatangajwe mbere. Uyu mwana umurambo we bawusanze mu kidendezi cyangwa se mu wenda ndavuga nk'ahantu amazi aba yaretse, cyangwa se ni ahantu nyine bororeraga amafi hafi y'ikigo cy'amashuri. Birumvikana ni ikintu nakwita nk'ikidendezi ariko cya kizungu bororeragamo amafi. Hanyuma rero niho basanze umurambo w'uyu mwana. Batekereza ko amakuru yatanzwe mbere yatangajwe n'abayobozi b'ishuri, bavuze ko umwana yaguyemo. Hanyuma umwana bamujyanye kwa muganga bamufashe ibizamini ngo barebe ko yaba yishwe n'amazi koko, basanga ibyo ubuyobozi bw'ikigo buvuga ntaho bihuriye. Ibizamini byo kwa muganga bigaragaza ko umwana atishwe n'amazi, ahubwo bigakekwa ko yaba yariciwe ahandi, hanyuma bakaza kumujugunyamo mu rwego rwo kujijisha cyangwa se kwica iperereza. Ariko byateye urujijo ku buryo bukomeye cyane, kubera ko urupfu rw'umwana w'imyaka igera kuri 3 mu by'ukuri, hari bamwe bavuga ko ikigo cyabigizemo uruhare mu rupfu rw'uyu mwana, kubera ko ngo babanje no kubigira ibanga. Ni umwana wavuka mu idini rya Islam. Murabizi ko abisilamu ngira ngo iyo umuntu yapfuye barara bamushyinguye, ariko ngo ikigo cyabanje kubigira ibanga nticyabimenyesha umuryango w'uyu mwana. Biba ibibazo bikomeye cyane, akaba ari nacyo bari gushingiraho bavuga ko ikigo uyu mwana yigagaho gishobora kuba cyaragize uruhare mu kubura ubuzima k'uyu mwana. Bamwe mu baturage barerera muri iri shuri ndetse nabo mu muryango uyu mwana akomokamo bakomeje gusaba ubutabera ndetse n'inzego zibishinzwe gukora iperereza mu buryo bwimbitse cyane, kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyaba cyarateye urupfu rw'uyu mwana. Bigaragara ko yari umwana ukiri mutoya, imyaka 3. Ndatekereza ko nta muntu bagirana ikibazo. Umwana w'imyaka 3 nta muntu rwose bagirana ikibazo. Umwana ni umuziranenge. Urumva ko ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri ku rupfu rw'uyu mwana, aho abantu benshi cyane batishimiye uburyo ki uyu mwana yapfiriye ku kigo cy'amashuri. Bamwe bakavuga bati ariko se niba yaranaguye muri icyo cyobo gifata amazi cyangwa se icyo kidendezi cyari kirimo
bororeramo amafi, ubundi kuki ho hatazitiye, kuki bemerera abana bakajya kuhakinira? Akaba ari naho abaturage bari guhera bavuga bati ntabwo uyu mwana yaguye muri icyo kidendezi kirimo amazi, ahubwo birashoboka ko uyu mwana yaba yarishwe hanyuma bakajya kumujugunyamo kugira ngo bice iperereza. Ariko kwa muganga ni nako bagaragaje ko uyu mwana basanze nta mazi yinjiye mu mubiri we ngo abe ariyo yamwishe, ahubwo basanze umwana ashobora kuba yishwe mu bundi buryo, hanyuma bakica iperereza bajya kumujugunya muri ayo mazi aho bororeraga amafi. Ngayo nguko rero mwabana mwe, ntabwo ibintu byoroshye, umuntu utinyuka akambura umwana ubuzima, umwana n'umuziranenge, umwana nta kosa agira, ibintu byose umwana akora nyine abikora nk'umwana, ariko umuntu utinyuka agafata umwana akamwambura ubuzima, mu by'ukuri navuga ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi bitari bikwiriye. Ibi ngibi ndi kuvuga byabereye muri Kenya, ariko kandi n'inaha iwacu mu Rwanda tujya twumva abantu bagira gutya bagafata abana bakabambura ubuzima mu by'ukuri mu buryo budasobanutse, kandi umwana nta kibazo na kimwe. Hari nk'umugabo nabonye ejo bundi ari kuburana mu nteko y'abaturage aho yakoreye icyaha, arimo asobanura uburyo yishe umugore we akica n'umwana umugore we yari ahetse. Ibaze gufata umwana w'umuziranenge ukamwica biturutse ku makimbirane usanzwe ufitanye n'umudamu wawe, ukica umwana. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu bibabaje kubona umuntu mukuru atinyuka akica umwana, ni ibintu biba bidasobanutse. Umwana ejo ashobora kuba yavamo umuntu ukomeye, ushobora kumureba uyu munsi ukamusuzugura bijyanye n'igihagararo cye, ariko uko byagenda kose umwana aba ari umutware, niko umunyarwanda yavuze ngo umwana ni umutware, kandi koko niko biri. Uyu mwana uyu munsi wamureba ukamusuzugura igihagararo cye, aho inkomoko ye, ariko ejo yazaba umuntu udasanzwe, ejo yazaba umuyobozi ukomeye, ejo wazajya kumusaba serivisi. Tujya twumva ikinamico Indamutsa zikina, aho umwana yagize gutya agakura yanzwe n'abantu bose, bakamwanga bakamutererana, akaza kugira amahirwe akiga akaminuza, hanyuma bamwe bamutereranye banga kumufasha, bugacya bakajya kumushakaho serivisi muri biro. Mu by'ukuri biragaragaza ko umwana ari umuntu ukwiriye kubahwa ndetse no guhabwa agaciro. Rero nyabuneka abantu mwirinde ingeso zitari nziza zo kwambura abantu ubuzima, kuko umuntu yaje ku isi nta ruhare ubigizemo, wigira n'uruhare rero mu kuhamukura. Iyahamuzanye ni nayo izogera ikamukura kuri iyi si. Rero abantu bagerageze rwose bareke kugira imitima mibi ya kinyamaswa yo kwambura bagenzi babo ubuzima. Reka nsoreze hano rero, mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza. Abatameze neza namwe mwihangane, hanyuma wowe udukurikiranye utarakora subscribe yikore, kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugerereho igihe. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, duhurire mu biganiro byacu biri imbere.